shayizi inkoni nzikubiswe ntari bikabise nawe yagumye hano urugo rutinjiramo umuntu rudasohoka mu ndi nimubizi kera ukuntu bajyaga bavuga ku musozi ngo ruriya rugo bararoga ngo bahanura n'isazi ngo butaraza bagira ubutaraza do umugore yaraye hariye mu modoka rebe sinzi hakuno masaha y'ijoro ninjoro mu gicukudu umugore yasohotse muri ya nyubako y'iwabo w'umwana aza gutyo do genda nk'uwahanzweho genda nka zombi kugenda nk'ikizombi nimba ari zombi nimba ari ibiki ujya mwumva bya bintu bajya bavuga ngo ngo hari ukuntu umuntu abyuka agasanga afite uburimiro ku maguru hari ukuntu aburozi bukora ntajya hari igihe njya mbyuka nkabona ibintu nakoze nkavuga ni bari bandoze abyuka nkabona mfite uburimiro ku maguru bandoze kurara mpingira abantu sha umugore waje yinjiye mu modoka umukobwa yaguye pongire wayiyahuza n'uburikeri si wamenya ibyo si wamenya wagwani waje hano n'umukasi amwiba umusatsi n'iby'umusatsi bya bintu njya mbabwira ngo rebe imyenda bayikurogeramo ibintu nk'ibi uburozi burakora ese ntabwo muba mubyemera sasa tuvuye ku nkuru y'uriya mukobwa tujye ku yindi nkuru y'umugabo bita Aca nawe ni umwe mu babyeyi babuze iki babuze abana babo reba filime witonze gake gake bucece mu gace How many parents in here and none of us saw it coming? Know what happened in that classroom? Why only her? Ngeze hano umugabo nibwo yagize gutya yaje akurikirana umukobwa atahaga cyagiye avuye kugura inzoga kuri liquor store yaje yinjiramo hano uyu mugabo niwe wari ufite irangi ry'umutuku mu modoka ye bivuze ngo niwe wanditse ku modoka y'uriya mugore ngo wici niwe wanditseho ko uriya mugore ari umurozikazi niwe wabyanditseho rebe mugabo niwe wanditse ku modoka y'abandi irangi ry'umutuku sinzi mugabo nawe yabuze umwana we byuka gutya ninjoro kureba mu gafoto atangiye kujya abona ibidahari tangira kwibona aryamye ukuntu umuntu agira turomerega ikamuzengereza Matayo we sinzi rebe Matayo we kize gutya masaha y'ijoro umugabo araryamye ariko atangira nimba ari kurota nimba twabyita kubonekerwa burya akana ke kagiyemo Matayo hakana karengeye arahabona icyerekezo kanyuzemo arakibona umugabo kurikira akana kugera hano rebe narungi yahingutse nimba ari we sinzi abazungu si bo bibyarira umwana umwe nk'uw'ingwe niyo mpamvu keba ubundi ni nk'umunani
famiye ikaguka hakavamo ababa abagabo hakavamo ababa n'imbwa hakavamo ababa mama hakavamo ababa indaya kirano